Padiri Munyeshyaka noneho ndi yazaho nsoreza amaze guhunga ageze mu Faransa nababwiye ibyo yakoze aho kugira ngo kiliziya imufashe kugezwa mu butabera abazwe jenoside yakoze ahubwo kiliziya gatolika yaramushyigikiye witwa Padiri Tonis abigira dosiye ye bagashaka abatanga buhamya bakishyurirwa tike bakishyurirwa guhabwa ibyangombwa by'i Burayi bakabafasha kubona ubuhunzi kugira ngo batange ubuhamya bushinjura Padiri Munyeshyaka. Padiri Tonis arabyandika inyandiko ndayifite ntabwo yarazi ko wenda hari igihe nzayikoresha yarabinyandikiye mu mwaka wa 1996 ati muragorwa n'ubusa yewe nakusanyije dosiye ya page zirenga 500 zizarengera Munyeshyaka kandi koko niko babikoze bamushakiye kabine z'abavoka zikomeye zo mu Faransa bagatanga amafaranga y'abamushinjura bakabashakira ibyangombwa byo kubi Burayi ntibigeze bita ku ba victime ba Munyeshyaka yari yariciye muri Sainte Famille abo yari yasambanyije kugahata abana b'abakobwa ahubwo barashinyagurirwa bababeshyira ko bamushinja ibinyoma. Padiri Munyeshyaka nawe yarabanyegaga yari yifitiye umugore ku ruhande witwa Claudine ibyo nabyo mbifitiye inyandiko n'amajwi abwo ari sinaza ngo mpagaramba bw'ibinyoma. Noneho yava mu rukiko abonye abapadiri bamufashije ubuhamya bumufasha akabona dosiye ye ifite ibimenyetso bizamurengera agatelefone uyu mukobwa witwa Claudine ati uyu munsi turashyira mu ndi mwana nsinzi igitego. Claudine akamusubiza ati ikibazo cyawe wowe ubyara abakobwa bari bafitanye icyo gihe abakobwa babiri Munyeshyaka akiri padiri aba bamushyigikiye Tonis yigamba ko bamurengera ariko Munyeshyaka yapfuye kubona dosiye ko kwifashe ubutabera bw'u Faransa buravuga ngo ibimenyetso bafite ntibihagije ku buryo bakomeza kumukurikirana. None Munyeshyaka rerura abwira kiliziya ko afite abana abaguye ko afite abana niho bamusezereye batigendere kuba yararwaga jenoside ntabwo cyari ikibazo kuba avuze ko afite abana nicyo kibaye icyaha gituma agomba gusezererwa mu bupadiri. Murumva iyi sosiyete tubamo gukora jenoside rwose no si ikintu gikomeye bakurengera bakanishyura amafaranga ariko kuvuga ko wabyaye byo bibaye icyaha. Ngiyo sosiyete turimo ngiyo abasenga sosiyete ibyo nikiravaho uko rero tutakuvuze ngo mukumenye mukubone umutima ufunguke n'amaso arebe ntabwo byashoboka rero ndashoje angaha ndashoje muzi uburyo abanyarwanda bavuga ngo utazi yava ntamenye yajya nibyo bakanongeraho ngo ubara ijoro n'uwariraye ijoro rero nitwe twariraye nitwe turizi nitwe tugomba kuribara nitwe tuzi amateka nitwe tugomba kuyavuga ntawe uzatuvugira kuko bakagombye kuyatuvugira ni babandi bayagoreka babandi baje kutwigisha urukundo ariko bakambara umwambaro utajyanye n'ibyo bakora. Nagiye mbabwira amagambo amwe nawe ntituzemere rero ko hari uwo ari we wese waza gusenya no gusebya ubuyobozi bw'u Rwanda urangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame waduhaye amahoro n'umucyo agahagarika jenoside agatuma u Rwanda rusubirana ubuzima nicyo kwibuka bisobanura. Abatarabahoka nabo igihe kiriho kirabarengana bikomeza kwifungirana mu mwijima w'urwango rudafite aho ruzabageza na hamwe nibave mu rwango n'irondabwoko bigishijwe na Parimehutu bigishijwe na MRND bigishijwe na CDR na Hutu Power yose nta kingenga bitekerezo yabamariye uretse kubangiza ibahindura bicanyi kubyifungiramo no gushaka kubiheramo no kwihemukira no kurota ku Rwanda rwahozeho mbere ya 1994 ruzongera gusubira mu mikorere n'imyemerere y'icyo gihe nkuko hari abakibyigisha babirota nuko rota bahagaze baribeshya rwose ntabwo imitegekere imiyoborere y'u Rwanda izongera kuba iya Parimehutu na Hutu Power. Bajye bazirikana umugani wa Kinyarwanda uvuga ngo
umutego mutindi wica nyirawo. Ni nayo mpamvu abateguye jenoside bakayikora bakica miliyoni irenga y'abatutsi batsinzwe. Bonome n'ibyo yaririmbye ntibagize ijambo rya nyuma, ntibazigira banarigira. Ijambo rya nyuma ni iry'inkotanyi. Urubyiruko rwacu rero nimwigere ku mateka mabi ya jenoside yakorewe abatutsi, mushimishwe nuko yarangiye, mukaba muri mu gihugu kitavangura abana b'u Rwanda, maze mushishikarire guhangana n'abapfobya n'abagoreka amateka. Mwikwihanganira abayagoreka n'abasebya ubuyobozi bw'igihugu cyacu bashaka kudusubiza habi n'ahaga. Aba batutsi tugiye gushyingura icyo bifuzaga, bapfuye bifuza igihugu kitabica, kitamena amaraso yabo. Dufite amahirwe yuko izo nzozi zabaye ukuri, nitubabera aho batari, tubashyingure dukeye, tubabwire yuko duhari, tubibuka, tubakumbuye, kandi batazigera bazima. Mugira amahoro.